karindwi witwaga Ellen G. White cyangwa se Ellen Harmon White, Elina White. None se Belden wahimbye iyi ndirimbo na Elina White bapfanaga iki? Mama wa Belden witwaga Sarah Harmon Belden yavukanaga na Elina White. Ubwo Elina White yaramubereye ingiye ku magambo akomeye cyane, amagambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 12, indirimbo yo kuzareba umwami Imana duhanganye amaso ku maso. Ni indirimbo yitwa ngo nzabona Yesu mwami, nkuyoboke mwami nkuyoboke, naho natendekwa ku musaraba. N'abanyiririmbo bwakomeje kumugwa nabi cyane kugeza ugahitamo kuva aho yabaga arigendera. Hashize igihe mu mugoroba umwe umurambo wa Joseph watoraguwe ku nkengero za kimwe mu biyaga byaho muri Canada. Joseph yapfiriye mu mahanga. Rwanda SDA Imnizi. Nongeye kukwifuriza ibihe byiza mwene data kandi mukunzi wa Rwanda SDA Imnizi. Bwaba ari ubwa mbere ugeze hano, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, ukomeze umurimo kandi tuzabane no mu ijuru. Tuguhaye ikaze mu mwanya w'amateka y'indirimbo hano kuri Rwanda SDA Imnizi. Niba utarakanda kuri subscribe, wahakanda kugira ngo winjire mu muryango mugari wa Rwanda SDA Imnizi. Ntabwo tuzamurambirwa, ni intwari ikomeye mu bisigo n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni umubyeyi udasanzwe kandi wakoresheje igihe cye neza kugeza atabarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakwibaza uti ninde? Nagusubiza nti ni umubyeyi twaganiriyeho ubushize. Kubumvise amateka y'ubushize ngira ngo muramwibuka, ni Fanny Crosby cyangwa Fanny Crosby. Biragoye kuba wavuga amateka y'indirimbo ukamara igihe utavuze kuri Fanny. Yaramamaye, yabaye intwari. Nawe ibaze umuntu bise umwamikazi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Amateka ye twagiye tuyavuga bihagije, twavuze ibye kuko birababaje. Bimwe mu byo twamuvuzeho, yahumye akiri agahinja, abyiruka arerwa na nyirakuru. Byumvikane ko ababyeyi be basinziriye nawe akiri muto, by'umwihariko papa we. Wari uzi ko umwaka Fanny Crosby yavutsemo ari wo mwaka se yapfuyemo? Byatumye abyiruka arerwa na nyirakuru. Nyirakuru amutoza ibyanditswe byera, akajya anabimwigisha kubifata mu mutwe. Amaze gukura yashatse umugabo ariko nawe utarabonaga, babyarana umwana nawe apfa akiri muto. Ni umubyeyi wababaye ubirebeye inyuma ku mateka ye, ariko kandi ibyo ntibyigeraga bimuhangayikisha ngo abitindeho. Nawe ibaze umuntu wakundaga gushima Imana ari no muri ibyo bihe bibi gutyo. Yakundaga kugirira Imana urukumbuzi, maze akavuga ati ningera mu ijuru ishusho nzabanza kureba ni iy'umukiza wanjye. Umunsi umwe yumvise umuntu yiganyiraga kuko ari umukene, yifuzaga cyane iby'isi. Fanny byaramutangaje, maze ahita amubwira ati ngaho utwara isi ariko umpe Yesu.
aho ni naho yakuye ku guhimba indirimbo ivuga ngo isi ndayihararutse hisemo Yesu. Fanny yongeye gusura umuryango w'abakire wasenganaga nawe, ariko bari abaririmbyi. Nuko umwe muri abo bakire amwumvisha indirimbo yari yacuranze, ariko ayicuranga bitewe n'injyana yumvaga iri mu mutima we, atayifitiye amagambo. N'indirimbo yari itaragira amagambo. Nuko ubwo Fanny yahageraga, uwo muntu aramubaza ati, Fanny, urumva twayita ngo iki? Fanny yahise amubwira ngo tuyite ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Fanny yahise ashaka amagambo yerekeranye n'iyo ndirimbo yitwa ngo ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Indirimbo irangira gutyo. Ni indirimbo y'191 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Kinyarwanda. Fanny yagiye ahimba indirimbo nyinshi ubwo yari akiri hano ku isi. Uyu munsi dukomeje ku ndirimbo abantu benshi bakunda uyu muntu utarabonaga yahimbye. Ni indirimbo y'162 mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni indirimbo ivuga ngo umukiza aranyobora. Kuki Fanny yahimbye iyi ndirimbo? Niki cyateye Fanny kumva arinzwe n'Uwiteka? Ubundi buri muhimbyi w'indirimbo cyangwa umuhimbyi w'igisigo akunda kwandika bitewe n'impamvu runaka. None Fanny niki cyatumye ahimba iyi ndirimbo ngo umukiza aranyobora? Ese Fanny yajyaga hehe? Niki cyatumye Fanny avuga ngo umukiza aranyobora? Mu mwaka w'875 Fanny yashatse amafaranga bidasanzwe. Nukuri yumvaga akeneye cyane amadolari 5 mu manyarwanda, ni nk'amafaranga hafi 4,500. Fanny niyo yifuzaga, kandi uyu muntu utarabonaga ntaho yari afite ho kuyakura, yari umukene cyane. Ntabwo aya mateka tubwira icyo Fanny yayashakiraga, nta nubwo yavuze icyamuteye ubu bushake. Gusa nkatwe twese amafaranga ni ingenzi mu buzima, nubwo atariyo ya mbere. Fanny rero yifuzaga amadolari 5 ahwanye n'ibihumbi nka 4,500 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko kuko atari afite aho kuyakura kandi ayakeneye cyane, yifuje ubufasha buva ku Mana. Mbese Imana yari kuyamuha gute? Fanny yagiye imbere yayo arasenga asaba Imana ikomeye amadolari 5, kandi ayisabana umutima wizeye. Icyavuye muri iryo sengesho, nyuma y'iminota mike yagiye yumva umuntu umuzaniye amadolari, kandi amadolari 5 gusa ahwanye n'ayo yasabaga. Mbega ibintu byatangaje uyu mubyeyi. Fanny byaramutangaje, maze ariko ngo atangazwa n'uburyo Imana yasubije ako gasengesho gato. Yakomeje kuvuga ati, simfite uburyo nabibaramo. Yarakomeje aravuga ati, simfite uburyo uretse kwizera kw'Imana yashyize igisubizo cyanjye mu mutima w'uyu muntu mwiza, maze akanzanira amadolari nari nkeneye. Iyo nzira nziza yo gusenga Uwiteka yamuyoboyemo niyo yamuviriyemo kwandika indirimbo nziza ivuga ngo umukiza aranyobora. Ni indirimbo yavuye mu mukene w'umunyamerikakazi wari ukeneye utudolari 5 ngo yikemurire akabazo yari afite. Ni indirimbo yavuye mu muntu utarabonaga, ariko kandi wari ubeshejweho no kwiringira Imana ikomeye. Ni indirimbo yavuye mu gisubizo cyiza ubw'Imana yasubizaga Fanny. Ni isengesho
rito yasenze mu mwaka w'875. ni indirimbo nziza ivuga ngo umukiza aranyobora, all the way my savior leads me, meu Jesus me guia sempre. ni indirimbo mu kinyarwanda ivuga ngo umukiza aranyobora. umukiza aranyobora birampagije rwose, sinshidikanye impuhwe ze kuko njya nzibonaho, amahoro yo mu ijuru yanyuzuye umutima, sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora, sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora. umukiza aranyobora akanampumuriza, iyo ngeze mu makuba ntamvirira na hato, bona nubwo nateguza yandamira akamfata, ahora anyitaho iteka ntacyo nzamuburana, ahora anyitaho iteka ntacyo nzamuburana. umukiza aranyobora niryo humure ryanjye, niwe uzampaza uburame njye mpora musingiza, nta cyatuma ntinya urupfu mfite iryo sezerano, nzajya ndirimba iteka nti Yesu niwe unyobora, nzajya ndirimba iteka nti Yesu niwe unyobora. ni indirimbo y'162 mu gitabo cy'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu Kinyarwanda no mu Kirundi. iyi ndirimbo ngo niyo yabaye iya mbere mu ndirimbo za Fanny Crosby Dr. Robert Lowry yashyize mu njyana. ni indirimbo kandi yakunzwe cyane kuko yashyizwe mu bitabo by'indirimbo birenga 250 byakuwe muri autobiography ya Fanny Crosby kandi bikurwa mu gitabo cy'umunyamuzika witwaga Kenneth Osbeck cyitwa Hymn Stories. byakuwe kandi muri American Religious Leads by Timothy n'ahandi henshi hatandukanye. bayishingiye ku magambo meza yanditse mu Gutegeka kwa Kabiri igice cya 32 umurongo wa 12. ni amagambo yerekana ubuyobozi bw'ubwoko bw'Uwiteka mu rugendo rwo mu gihugu cy'isezerano ubwo bavaga muri Egiputa berekeza i Kanani heza. amagambo avuga ngo ni ko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. ni indirimbo nziza yerekana ubuyobozi bw'Uwiteka mu muntu uhora uyiringira kandi akayikoreza amaganya ye. Fanny yapfuye mu cya 915 apfa nk'umunyamuzika ukomeye. wari uzi ko umwaka Fanny Crosby yapfuyemo ari nawo Ellen G. White umukurambere w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi yapfuyemo? umwaka w'icya 915 Fanny yapfuye nk'umunyamuzika ukomeye kandi wahoraga yifuza kuzareba umwami we amaso ku maso. niba yararinze imyenda ye agapfa akizeye, nta kabuza azamureba bahanganye amaso ku maso. ndagushimiye wowe twabanye muri aya mateka y'indirimbo umukiza aranyobora. waba uri mushyashya kuri Rwanda SDA Hymns, kanda kuri subscribe kandi twese dukande kuri share kugira ngo aya mateka arusheho kugera kure, ahari yafasha benshi. mbese we twabanye mu kumva aya mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana, by'umwihariko indirimbo y'162 umukiza aranyobora. wari usanzwe ukunda iyi ndirimbo? ngaho kanda kuri like niba iyi ndirimbo igikunyura ukumva iragufashije. mwese mugire amahoro y'Imana. nitwa Jacques Lameke, mbifurije ibihe byiza. Imana ibaha umugisha.
karindwi witwaga Ellen G. White cyangwa se Ellen Harmon White, Elina White. None se Burden wahimbye iyi ndirimbo na Elina White bapfanaga iki? Mama wa Burden witwaga Sarah Harmon Burden yavukanaga na Elina White. Ubwo Elina White yaramubereye ingiye ku magambo akomeye cyane, amagambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 12, indirimbo yo kuzareba Umwami Imana duhanganye amaso ku maso. Ni indirimbo yitwa ngo nzabona Yesu Mwami, nkuyoboke Mwami nkuyoboke, naho natendekwa ku musaraba. N'abanyerere bwakomeje kumugwa nabi cyane kugeza ubwo ahitamo kuva aho yabaga arigendera. Hashize igihe mu mugoroba umwe umurambo wa Joseph watoraguwe ku nkengero za kimwe mu biyaga byaho muri Canada. Joseph yapfiriye mu mahanga. Rwanda SDA Imnizi